Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kureba impamvu abahanuzi ba kera na kare bariraga Isirayeli. Nukubera iki abahanuzi bariraga Isirayeli bakarira kubera imbabazi n'impuhwe barafitiye Isirayeli? Reka turebe impamvu rero. Nari nayo mpamvu abantu Imana yatumye yatoranyije baririra isi, baririra abantu kugira ngo bahinduke, ariko isi ntibyumva. Niyo mpamvu rero yatumaga abahanuzi barira bakarira Isirayeli kubera ibyo bari bazi n'ibyo babanaga. Iyo umaze kubyumva nawe ugira umubabaro n'agahinda gakomeye. Urareba inyuma ukareba ibyo wari urimo, ukareba ahantu Imana yagukuye, ukareba nayo kugejeje, ukareba ibintu by'ibitangaza yikora. Noneho wasoma ijambo wakumva uko byagenze kera hakiri abahanuzi Imana yatumaga, nta bundi muntu biciyeho, inyuze muri abahanuzi gusa. Wareba ibyo bahanuraga Isirayeli, ukareba ibyo isi iri gukora uyu munsi, wabwira abantu ngo mukanguke muze mu ijambo ry'Imana, bakanga, nawe bigutera agahinda kuko ubona kurimbuka kwabo niyo badahindutse. Abahanuzi rero barizwaga n'iki? Nuko bari bazi neza imikorere y'Imana, ibyo yababwiraga, icyo Imana yashakaga, icyo Imana yababwira ngo bajye kubwira abantu bahinduke, barabyumvaga neza. Nicyo cyatumaga rero kuba babizi kandi nta bantu batabizi byababazaga cyane, bikababaza kuko ubutumwa buvuye ku Mana bukanyura ku muhanuzi nyamuhanuzi, atari abahanuzi b'ibinyoma bateye. Uwo muhanuzi byanze bikunze aba azi neza yuko yavuganye n'Imana, byavuye ku Mana, atari abantu bavuga ngo batumwe munavuganye n'Imana, ariko abakera bo babaga bivuganye n'Imana kubera ko biranditse hano kandi byagiye bisohoza, sibyo? Babaga rero bazi ubutumwa, agaciro kabwo nicyo busobanuye, ariko abantu ntibabyumve, akari byo bateraga agahinda. Niyo mpamvu rero no mu gihe cy'uyu munsi ugira agahinda iyo ubonye uburyo abantu bari mu buyobe. Urabireba ukabyitegereza ko Imana yakugiriye ubuntu ikagukiza, ikaguha agakiza nyagakiza katavangiye, kadacagase. Uritegereza nawe ukareba isi, ukabona ibiberamo, ukareba ukuntu abantu badashaka gukozwa ijambo ry'Imana cyangwa inzira z'Imana, nawe bigutera agahinda. Urareba ukitegereza ukavuga ati ukagira intimba kubera nyine ibyo barimo. Wifuza abantu ko bakira, bagakizwa, bagakurikira Imana aho gukurikira isi no kwizirika ku by'isi. Turebera ntabwo turi intungane, ariko nubwo tutari intungane, Imana yaraguhaye agakiza ikaguhitamo. Turi mu isi, ntabwo ushobora kuba intungane ukiri mu isi, ariko ubwo buntu Imana yakugiriye butuma ureba n'umujinya w'Imana uko umeze, kuko ubu ureba inzira z'Imana, abari mu nzira z'Imana, ukareba n'abari mu nzira z'ubuyobe za Satani. Niyo mpamvu rero urebye ibintu bibiri, n'ubwo bwose utari intungane, ariko ubu uvuga uti byibuze ndi mu murongo w'Imana. Imana niyo yonyine ifite urubanza rwa nyuma, ivuga uti uyu muntu yari uwanjye, yarankoreye by'ukuri bivuye ku mutima. Ariko abantu badakozwe Imana, badakozwe ijambo ry'Imana, basuzugura, biyemera, birata, abo bose biranditse ko abo bantu ibyo Imana itabikunda. Kuko itabikunda rero ni umujinya wabo nibo ugenewe. Hari video neza gukora mvuga nti abantu bose bivuga ko Imana ni urukundo, Imana ni urukundo, Imana ni urukundo. Yes, turabizi Imana ni urukundo, ni urukundo, ariko hari Imana batabwirwa. Umujinya w'Imana uzawuwande niba abantu bose birirwa bakora ibyo bashaka, bakaba mu byaha, bakabwirwa ngo Imana ni urukundo, ni urukundo. Wa mujinya w'Imana uzawuwande. Ibaza aho ngaho niba umujinya uzawucika kubera ko wahungiye mu ijambo ry'Imana, ugahungira mu Mana. Kindi rero byahozeho na kare, abahanuzi kera babwiraga abantu mwihane, muhindukire, Imana dore ibantumyeho, mukora gushaka kwayo, dore Imana yabakoreye ibitangaza ibi n'ibi, dore Imana yakoze ibi n'ibi bavana muri Egiputa, Imana itandukanya amazi mubireba, mwarabyiboneye n'amaso yanyu, mwahindukiye mukava mu byaha. N'uyu munsi ubwira abantu Imana yampaye agakiza, Imana yankora ibitangaza, Imana yagiriye icyana gutya, bagaseka, bakagukwena, baguseka, ariko bakumva barakubabariye, bakumva yuko nyine
wabuze icyo ukora bagaseka, ariko kubera ko ubyumva ahubwo ni wowe ugira agahinda. Ugira agahinda kubera iki? Kubera ko uzi neza ko ibyo babwira uzaho byavuye, kubera ubone irimbuka ryabo, ibyo bigutera agahinda. Ko wowe ntabwo ubaseka cyangwa wifuza ikibi, kuko ahubwo bo bumva ko babariye kubera ko urimbura mukoro, ariko bo bababarira kubera ubone kurimbuka kwabo. Bakubabarira baseka bavuga bati urimbura mukoro wabuzahungira, ariko weho ugira agahinda, uterwa n'agahinda kuko uba ureba inzira z'Uwiteka n'inzira za Satani cyangwa z'isi abantu baba barimo, ukumva ko biguteranya. Kuko nyine iyo wamaze kwakira agakiza ukaba mushya, ugahuza n'umurongo w'Imana, uba wumva yuko buri wese nawe yagira ubwo buntu. Niyo mpamvu bigutera agahinda ukumva ko nawe Imana yababarira ikabiyereka. Ariko Imana ni nyine ifite ijambo rya nyuma, iyo utayumviye nyine ngo uyikurikire, ni akazi kawe ukurikira inzira zawe, kandi inzira za muntu ziganisha he? Mu buyobe. Biranditse, byarabaye, birasoza, kandi nta gishya munsi y'ijuru. Katurebe rero, nta kintu gihambaye nakora cyangwa undi wese yakora kugira ngo ahindure umuntu. Umuntu niwe wenyine wumva ijambo ry'Imana akaba yarisoma kubwe kugira ngo afate gahunda n'umwanzuro n'icyemezo n'ingamba zo guhinduka ubwe. Ntabwo nshobora guhindura umuntu, ntabwo ushyira mu migozi umuntu ngo ahinduke. Uramubwira, ukamubwiriza ijambo, akarireba, akaryumva, akarisoma nawe, ubundi agahinduka, akakira agakiza, kubera ko yakurikiye Mwuka Wera Imana yakoresheje kugira ngo amugendere. Ko Mwuka Wera yirirwa abwira abantu umunsi ku munsi, wahindutse, wakijijwe, wakwakira agakiza, ariko abantu bakanangira bakavuga ati no, ndi muri no si meze neza, nta byo kumbwira ngo byagakiza. Kuko ikiyobya abantu ntabwo bakuze bazi inzira z'Uwiteka, uko ziyoberesha ijambo n'ubuntu bw'Imana. Bakuriye mu isi n'uko isi iyobora. Kuko umuntu atazi ikindi kintu cyabayeho, akomeza cya kindi yamenye, cyaba ubuyobe nko ku by'isi. Ubuyobe bw'isi nibwo abantu bizirikaho aho kugira ngo bashakishe Imana. Kuko n'ubibabwira bavuga ati uyu muntu ibintu atubwira kutigeze tubimenya, ariko gira amakenga ubikurikire urebe, bizagufasha kuko bizakurinda inzira zo kurimbuka. Kandi rero dukomeje kubahanuzi, harimo abahanuzi b'inzaduka bateye b'ibinyoma, bavuga ngo n'abahanuzi n'abahanuzi. Abahanuzi ba kera barahanuraga kubera ko ari byo babwiwe n'Imana, bakaburira abantu. Ntabwo rero nkanjye ushobora kwiyita umuhanuzi, ko nzi agaciro ko kuba umuhanuzi cyane, kuko uba wavuganye n'Imana imbona nkubone. Njye rero ntabwo nabonye n'Imana imbona nkubone, ahubwo ni nko kuba umukozi w'Imana. Ntabwo ko ndi umukozi w'Imana, njye ndi umukozi w'Imana, ntabwo ndi umuhanuzi. Niyo mpamvu rero umuntu azavuga ngo ni umuhanuzi, uzamwitondere, kuko gukinisha ijambo kuba umuhanuzi ariye ndeba njye nkavuga nkumva ahubwo binteye, ntabwo ari agahinda, ariko n'agahinda karimo, ariko ni nk'ubwoba bigutera. Uribaza umuntu ni gute yakwita umuhanuzi? Ni gute yakwita umuhanuzi? Ntushobora kwita umuhanuzi. Kuko hari igihe kizagera Imana ikongera ikazana abahanuzi ba nyabo, ari nabyo twifuza yuko Imana ishobora kudufata muri abo bahanuzi, ariko kwita umuhanuzi ntabwo ari byo. Dukurikije ijambo ry'Imana ukareba ibyo bahanuzi ba kera b'Imana yatumaga bakoraga, hashobora kuba ari abantu Imana ikunda izongera igakoresha, ariko wenda abantu ntabwo bari babyuka ngo bajye ahagaragara. Kandi umuhanuzi ntabwo agenda avuga ngo ni umuhanuzi. Ushobora kuba kuri umukozi w'Imana, ariko cyangwa umugaragu w'Imana, ahubwo bikanaruta, ariko ugenda uvuga ngo umuhanuzi. Ahubwo uramenye abantu batazakubona ko uri umuhanuzi w'ibinyoma, kuko abahanuzi bateye ni benshi. Ndibaza kera nabwo habaga abahanuzi bameze nka gutyo, abahanuzi nyabo abantu Imana izakoresha mu bahanuri bavuga ubuhanuzi bukomeye, ntabwo barajya ahagaragara. Nabyemeza ibyo ngibyo nkabihagararaho, ntabwo bari bajya ahagaragara. Imana ishobora kuba ikiri kubatunganya, igihe nyacyo nikigera nibwo isi izabona abahanuzi nyabo nk'uko byanditse muri Bibiliya. Ngaho rero tekereza, wihane, kurikiza inzira z'Imana, utababaza Imana. Haba Imana ituma abahanuzi, tugende ku buhanuzi bwa kera, cyangwa abakozi b'Imana, Imana igenda ikunyuzaho ikakubwira ati reba uyu muntu wumve ibyo akubwira, urebe nimba wakurikira ijambo ry'Imana cyangwa waguma mu by'isi. Aho ngaho niho uzavuga uti
ndekuye isi nkurikiye Imana, kuko Imana niyo izandokora ibihe bya nyuma. Kandi wibuke ko ibyo dukora muri no si bizaduherekeza ubuziraherezo. Niba rero twaragarukiye Imana tugahorokera Imana, Imana izatugirira ibambe n'imbabazi dushire mu bwami bwayo. Ariko uzanangira uwo nguwo azagira imibabaro y'ubuziraherezo. Hitamo rero neza, uhitemo ubugingo bw'ubuziraherezo cyangwa se uhitemo umubabaro w'ibihe byose. Amahitamo ni ayawe, kuko ntawe uhindura undi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am